Iyi ni korali ibarizwa mu itorero ry'Abadiventiste y'umunsi wa karindwi hano mu Rwanda. Ni Ambassadors of Christ Choir. Korali yanditse amateka akomeye mu bitaramo bitandukanye, yagiye ikorera mu bihugu bitandukanye. Ndetse bavuga ko uretse kuzamura ibendera ry'Imana, yanazamuye ibendera ry'u Rwanda hirya no hino ku isi. Ndavuga korali yagize uruhare rukomeye mu gusana imitima y'Abanyarwanda yarashegeshwe bikomeye na Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Waba uri umudivantiste cyangwa utari we, waba uheruka mu rusengero cyangwa udaherukayo, byagorana ko wamara iminsi irenze 2 utumvise imwe mu ndirimbo za korali Ambassadors of Christ. Uyu munsi tugiye kubabwira byinshi mu byaranze amateka y'iyi korali kuva itangiye kugeza uyu munsi. Mubwire ibigwi yakoze, harimo kuba yarazamuye amarangamutima ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ndetse n'ibindi byinshi waba ufitiye amatsiko. Icyo usabwa gusa ni ukureba iyi video kugeza ku musozo. Mbere yuko nkomeza ariko, nizere ko wamaze gukanda like kuri iyi video. Niba kandi ari ubwa mbere ugeze aha, kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Njye nitwa Aniki, nguhaye ikaze. Korali Ambassadors of Christ iririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Yashinze mu mwaka wa 1995 kandi ikabarizwa mu itorero ry'Abadiventiste y'umunsi wa karindwi i Remera mu mujyi wa Kigali. Iyi korali kandi ikaba ifite indirimbo nyinshi zaririmbwe mu Kinyarwanda, mu Kigande, mu Giswahili no mu Cyongereza. Izi ndirimbo kandi benshi bavuga ko zimbye muri system ya Anglophone, abenshi bakunze kwita system y'Ingande. Abaririmbyi batangije iyi korali abenshi bakuriye mu gihugu cy'Ubugande, harimo nka Mwarimu Sozi Joram, ari nawe wahimbye nyinshi mu ndirimbo bafite uyu munsi ndetse zamenyekanye cyane. Uyu kandi ni n'umwe mu batoje iyi korali kuririmba mu buryo bwa kinyamwuga. Mu mwaka wa 2016, korali Ambassadors of Christ yizije imyaka 20 yari imaze ishinzwe. Ibyo birori bikaba byarabereye ahitwa Gikondo, kandi kwinjira bikaba byari ubuntu. Ni ibirori kandi byatanze ibyishimo bidasanzwe ku bakunzi b'iyi korali, bitewe n'uko indirimbo zabo zitagira umupaka mu kwamamaza ubutumwa bwiza no guhindura abantu zikabagarura kuri Yesu Kristo. Ibi bigaragazwa n'uko zicurangwa ahantu hose, cyane cyane mu nsengero, mu bukwe, mu bitaramo, mu masoko atandukanye, mu bigo by'amashuri, mu modoka zitwara abagenzi, mu magereza n'ahandi. Indirimbo zabo kandi ntizisiba ku status ya WhatsApp ya benshi. Iyi korali ikunzwe n'abatari bake hano ku mugabane wa Afurika ndetse no hanze yawo. Kugeza ubu bamaze gushyira hanze album zirenga 17 zikuyemo indirimbo nyinshi cyane, kandi zose zagiye zikundwa cyane. Aha twavuga nk'indirimbo yasohotse mu kwa karindwi ku mwaka wa 2024 bise Nta Cyamunanira. Zimwe mu ndirimbo z'iyi korali zifatwa nk'iz'ibihe byose, za zindi zitazibagirana mu mitima ya benshi. Twavugamo iyitwa Solange, Hosiana, Kuki Wabyemeye, Iwacu Heza, Mureke Mukunde, Imirindi y'Uwiteka, Nimekupata Yesu, Reka Dukore, Hari Igihugu, Imirimo Yawe, Ibyo Unyuramo, Hejuru mu Kirere n'izindi nyinshi. Nk'uko nabikubwiye kandi, iyi korali yatangiye mu mwaka wa 1995, itangizwa n'itsinda rito ry'abaririmbyi batarenga 25. Icyo gihe kandi bari bayobowe na Mbanda Steven, wari umuyobozi mukuru w'iyi korali. Kuri ubu iyi korali ikaba iyobowe na Muvunyi Ruben. Urugendo rwabo rwo kuvuga ubutumwa bwiza binyuze mu ndirimbo rwatangiriye mu Rwanda nyuma gato ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mu mwaka wa 1994. Iki ni igihe kandi abantu benshi bari bakeneye ubutumwa bwomora imitima. Aha rero kuri Ambassadors of Christ yarahabaye cyane. Nyuma y'icyo gihe, Ambassadors of Christ yaguye umurimo yari yariyemeje, nuko ijyana ubutumwa bwiza mu bihugu bituranye n'u Rwanda ndetse bajya no kure yarwo. Mu bihugu bamaze kuvugamo ubutumwa harimo Zambia, Kongo na Uganda, Burundi na Kenya, Tanzania n'ahandi. Aho hose kandi umugambi wabo wari umwe, kandi bavuga ko Imana yagiye ikora ibikomeye, benshi bagahemburwa ndetse abandi bakakira agakiza binyuze mu murimo bakoraga. Joseph Mutabazi wari ushinzwe kuganira n'itangazamakuru muri iyo korali yigeze kuganira n'igihe.com, maze aravuga ati, twakiriye ubutumwa bwinshi buturutse hirya no hino ku isi. Ni ubutumwa bwari bukubiyemo ubuhamya budasanzwe nk'umurimo Imana yakoze mu buzima bw'abantu benshi. Iteka iyo twumvise ibintu nk'ibyo bituma turushaho gushima Imana ndetse no kuyiha icyubahiro. Uyu munsi kuri Ambassadors of Christ nimwe mu zikunzwe hano mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba.
Ibi kandi bigaragazwa n'uko indirimbo zabo zikurikiranwa cyane kuri YouTube. Ikindi kintu kigaragaza ko indirimbo zabo zikunzwe cyane ni uburyo bakiranwa urugwiro ndetse bakishimirwa birenze iyo bakoze ibitaramo hanze y'u Rwanda. Mu Rwanda ho biba ari akarusho, na cyane ko ibitaramo byabo uretse kwitabirwa n'abantu batandukanye baturutse impande n'impande mu gihugu, ibitaramo byabo bikunzwe no kwitabirwa n'abayobozi benshi bakomeye hano mu Rwanda. Amwe mu mateka yakozwe n'iyi korali atazigera akorwa n'indi korali iyo ari yo yose mu Rwanda, harimo kuzuza abafana mu masitade y'ibihugu bigiye bitandukanye bagiye bajyamo kuririmbamo. Muri ibi bihugu kandi twavugamo Tanzania, aho beretswe urukundo rutangaje n'abakunzi babo, maze ahabereye icyo gitaramo hagakubita hakuzura cyane ku buryo utari kubona n'aho ucira. Ahandi twavuga ni mu gihugu cya Zambia. Uyu munsi ku banyazambiya wabaye umunsi w'ibyishimo bidasanzwe byatanzwe na Choir Ambassadors of Christ. Nyuma y'ibi hakurikiyeho amateka bakoreye Mombasa ho muri Kenya. Mu gukomeza kuganira n'igihe.com, Joseph yarakomeje ati mu by'ukuri byari ibihe bidasanzwe ariko biragoye kubigusobanurira kereka nibura iyo uba uhibereye. Umunyamakuru w'igihe.com yarakomeje abaza Joseph ati none se uretse kuba mutanga ibyishimo ku bakunzi banyu, ubundi mwebwe nka Choir Ambassadors of Christ ni ryari mwigeze mugira ibyishimo biturutse mu murimo mukora? Mu gusubiza iki kibazo, Mutabazi Joseph yaragize ati kubera ubutumwa buri mu ndirimbo zacu iteka tunezezwa n'izi ndirimbo, ndetse si mu bitaramo gusa, uhereye mu guhimbaza ndetse no mu myitozo. Rero kunezerwa kwacu kuva muri izi ndirimbo igihe cyose tuziririmbye. Nubwo rwose abaririmbyi bahorana umunezero nk'aho nta cyabaye, ntitwakwibagirwa zimwe mu nzira z'umusaraba banyuzemo. Tariki ya 5 Gicurasi 2011, itariki itazibagirana mu mitima ya benshi, cyane cyane abagize Choir Ambassadors of Christ. Ni itariki yabaye agahinda gakomeye kuri bo ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda muri rusange, ubwo bari mu rugendo rw'ivugabutumwa bavuye mu gihugu cya Tanzania maze bagakorera impanuka iteye ubwoba. Iyi mpanuka kandi yanahitanye bamwe mu baririmbyi b'iyi korali barimo Efra, uwo bakundaga kwita Gatare, Manzi ndetse na Amos. Ibi byatumye abenshi batekereza ko Ambassadors of Christ igiye gucika intege ndetse igasubira inyuma, bitewe n'uko aba baririmbyi bari bamwe mu nkingi za mwamba. Aha twavuga nka Gatare, wari umuhanga mu kuyobora ijwi rya tenor. Uramwibuka mu ndirimbo yitwa Ebaruwa ndetse n'iyitwa Reka Dukore. Uretse n'ibyo kandi, Gatare cyangwa se Efra yari umutoza w'iyi korali. Ambassadors of Christ ivuga ko kubura aba baririmbyi byahiteye icyuho gikomeye muri korali, ndetse no kugeza n'uyu munsi kiracyahari. Ariko kandi ngo Imana ibyutsa benshi bagakora umurimo wayo. Mutabazi Joseph yakomeje aganira n'igihe.com, yaragize ati icyuho kugeza ubu kiracyahari, kuko abo mwabanye mwakoranye umurimo burya nta wabasimbura, ariko Imana ibyutsa benshi bagakomeza umurimo wayo kuko atari uwacu. Byose Imana niyo ibyitaho, naho twe turi abakozi mu ruzabibu rwayo. Iyi nkuru mbi y'impanuka yabaye kuri Ambassadors of Christ yaramenyekanye vuba cyane ku buryo yageze no ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Icyo gihe kandi yahise anabohereza indege y'ubutabazi. Ibintu byakozwe mu buryo bwihuse cyane. Ibi kandi byatumye nyuma yo kongera kwibaka kw'iyi korali barafashe igihe bagashimira umukuru w'igihugu ndetse bakamuha impano ya alubumu y'indirimbo 12 zabo ziri mu mashusho. Gusa mu gutanga iyi mpano bayishyikirije uwari Minisitiri w'Intebe Anastase Murekezi ngo azayigeze kuri Perezida Paul Kagame, bitewe n'uko icyo gihe atari yabonetse. Ushobora kuba witegereza ubuhanga bw'iyi korali bafite mu kuririmba ukibaza ibibazo byinshi, cyane ko ari abibwira ko kujya muri Choir Ambassadors of Christ bisaba kuba uri umuhanga mu kuririmba cyangwa se uturuka mu muryango ukize. Ariko ngo siko bimeze, kuko ngo bitewe n'uko ari korali igendera ku mahame y'itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi, kwinjira muri iyi korali bisaba kuba uri umudventiste w'umunsi wa karindwi kandi ukaba ufite ubushake bwo kuririmba n'ubushobozi bwo kwitanga igihe cyose korali gukeneye mu murimo w'Imana. Ibyuka Ambassadors yabitamo intyoza mu kuririmba byo ngo siko bimeze, kuko ubwabo bivugira ko batakora ibintu nk'ibyo, na cyane ko ngo Imana ari itanga impano itarobanuye ku butoni. Byagiye bivugwa kenshi ko Choir Ambassadors of Christ yaba iri mu makorali afite imitungo myinshi, ndetse ko bashobora kuba bafite kompanyi y'imodoka zitwara abagenzi. Ariko bo barabihakanye, bavuga ko nta butunzi bagira bwakwitwa ubwabo, ngo kuko ibyo bafite byose ari byo gukora umurimo w'Imana.
kandi ngo bakaba babikura mu nkunga bahabwa n'abakunzi babo kandi bakunda Imana. Ushobora kuba wibaza ku bijyanye na production yabo cyangwa se aho batunganyiriza indirimbo zabo kimwe n'umuproducer uzitunganya. Muri Ambassadors of Christ bagiye bifitemo impano zitandukanye. Usibye impano yo kuririmba, barimo bafite impano yo gucuranga, guhimba indirimbo n'izindi. Biragoye kuba wabona bagiye gukoresha indirimbo mu zindi studio z'abandi kuko bo ubwabo bifite studio ikomeye cyane irimo ibikoresho bihambaye kandi bikoreshwa na bamwe mu producer babarizwa muri iyi korali. Kimwe mu byo utari uzi kuri iyi korali kandi ni uko bafite ibyiciro bibiri. Kimwe cyitwa Ambassadors of Christ Senior, ikindi kikaba cyitwa Ambassadors of Christ Junior. Ni ukuvuga ko Senior ibarizwamo abaririmbyi bakuze aho twafata nk'abansi, naho Junior ikabarizwamo abaririmbyi bato aho twavuga ko ari aba-newcomers. Iyo umuririmbyi akinjira muri Choir Ambassadors abanza kunyura muri Junior mu rwego rwo guhabwa imyitozo y'ibanze, hanyuma iyo amaze kumenya iby'ibanze birimo gutinyuka guhagarara imbere y'abantu nibwo abona gukomeza akajya muri Senior. Bumwe mu bumenyi buhabwa umuntu ukinjira muri Ambassadors of Christ Junior harimo gutozwa kuririmba, ariko hakibandwa kuri discipline ya Gikristo, gutozwa kubwiriza ubutumwa bwiza mu buryo ubwo ari bwo bwose ndetse no kubaha Imana. Iyo uganiriye n'iyi Choir Ambassadors of Christ ntibabura gusoza bashima Imana ko ikomeje kubaha umugisha ndetse ko ikomeje kubashoboza gukora umurimo wayo. Ubundi bagashimira buri muntu wese ubereka urukundo mu buryo ubwo ari bwo bwose, banamwifuriza umugisha. Ni ntansurije ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Wakoze cyane kubana natwe muri iki cyegeranyo. Ndizera ntashidikanya ko usobanukiye byinshi ku mateka ya Choir Ambassadors of Christ kandi ko uburyo wabakundaga byiyongereye. Ikindi kandi niba hari icyo wifuza ko tuzakugezaho ubutaha, reka tukiganiraho muri comment. Wakoze cyane kubana natwe. Imana ikurinde.